ubwo buno bwanyu muhambira muhambira kabisa umugashyiramo agakora ngo muri ko muranyunguta mu muhanda n'udukora utubuno je baba we nta misoni mufite. Hari igihe ijambo riza rikubwira ngo wihane yamara ni Yesu Kristo abari mwakomanga ku mutima wawe, ariko wewe ukumva iryo jambo ari kukanga kuryumvira, murabyara mugaca mutekera mu mashashi mukagenda guta ahantu mwishamba abandi bagaca baja guta mwiwese ngo ntabwo mwabashaka, ukamenga uwo mwana niwe yagutumye ngo ugende ufungura amaguru. Imana ukuntu ibona ko ari ibibwa byicaye mu rushengero byuzuye mu rushengero kubera ubusambanyi. Iyo bari kubara babona mwambaye amakositime mugafunga mukanigiriza, ariko Imana ibabona ko muri bibwa. Mufata Bibiliya mukayigendana, ariko Imana iri kirakubona mu buryo bw'umwuka, ikubona uri kibwa cicaye imbere. Baguma muri ya magambo ngo nzakwihana ejo, ibi byo nta kibazo, nzaja mu ijuru, nshake suko nshatse, nzaja mu ijuru. Reka ndakubwire mwene data, ni mwihane. Ukwirata kwanyu si kwiza, ubwibone bwanyu ntago ari bwiza, uburyarya bwanyu ntago ari bwiza, umwirato wanyu ntago ari mwiza. Amafaranga mufite umunoho w'amazu, mufite umunoho mbese wo gufata ibyisi kabisa mukabyigumizamwo, ntago mufite umunoho wo kuja mu ijuru. Abantu bose bumviye Satani bakanga gukora iby'Imana ikeneye, Imana yo mu ijuru ntago izabemera. Muribesha umuntu wese ari mu byaha, umuntu wese adashaka Kristo, umuntu wese arihakana Kristo nta juru afite. Mumwihakana buri munsi buri mwanya, mu buzi bwanyu mwifata nabi, munezezwa nuko mugenzi wawe mwirukana mu kazi, udodobereza mugenzi wawe, umwagiriza ibinyoma, kandi ukaguma uvuga ngo uri umukristo. Mwene data, uri umukristo nyabaki. Niyo mpamvu umuntu w'umukristo ahari hose yarakwiye kwirinda. Ni wirinde ikintu cyose ubona cyo kugiraho ingaruka mbi ukakireka.